ugashiduka wasinziriye hoya nta n'ubundi buryo bundi waryama biba bigoranye cyane. Ikindi nta mbaraga gutwara imodoka utagitwara imodoka kwako ushobora kugenda wakora nka accident asanga biragize cyangwa se no kunywa essence urumva kunama ubucyunama koga ntubucyoga ku maguru ngoga ibirenge rikada. So byari ibihe rero bitanyoroheye ariko bigeraho nyine ukagira no kumva mu ndakuriye ugahamagara buri muntu ati ndabyaye muze mu ndebe baza bagasanga nyine nabirenze ibise bitangira kukurya gahoro gahoro. Ariko nihuse ngeze ku munsi wo kubyara ngewe ntago nari nzi yuko ndi bubyare. Nafite rendez-vous kwa nta na case yari yabayeho uwo munsi yenda ngo mbabare cyangwa se numve ngo ibyo bisedekada. Nafite rendez-vous kwa muganga bisanzwe ndangije mbwira papa w'umwana kuko njye ntari nkishoboye gutwara imodoka araza aramfata tujya kwa muganga baransuzuma bareba ukuntu umwana ameze banyohereza ahandi kugira bandebere and then barebye basanga umutima w'umwana uri kuzamuka uri gutera cyane ukongera ukamanuka. So baravuga se wariye ntinariye. Ubwo barangije baravuga ati reka tugutere serumu nawe tuzi kiri gutera uyu mutima w'umwana gutera gutya dushaka kure kujye mu rugo ejo ndi wazagaruka uje kubyara tugasanga byararangiye. Wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza. Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara najya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi. Namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Wasa neza wambaye neza guhera ku kirenge kugera ku mutwe. Umuntu wakwambitse ararenze cyane nyine cyane kabisa. Nako kantu ufite kari mu wowe bombo ariko murabona ukuntu kino kiganiro cyari gikenewe. Shobora no kuza kubura ibibazo byo kubaza Keza kubera ukuntu nyine ameze man. Keza ameze neza. Yago. Hello. Keza, how are you? I'm good. How are you? You okay? Wow, now nutumeta bamba yuti. Umutuzo kuri kamera mbabarire every single moment, every single. Umva ntagira kantu na gato kagucika kabisa. Kube cyo hisemo kwambara gutya nicyo kibazo cyambe numva ndi buhire. Impamvu nahisemo kwambara gutya ni kubera ko duherukana ndi umukobwa Yago. Yego. That's why wambaza icyo kibazo. None ubu nabaye umubyeyi. Uri umubyeyi. Yego. Wow. Ababyeyi rero n'imyambarire irahinduka kabisa. Ninde wakwambitse kwanza? Yitwa Mishu. Akora abafite amabazelish zitwa bazelish cyangwa se afite n'ibitenge by'amasuperi. Ni ibitenge byiza cyane. Amabaze ni ibintu by'ibisirimu urabibona. Rero byambarwa na baoga wife. Wow. Makeup? Makeup nasizwe na Anne Makeup. Kuri Instagram niko yitwa. Nawe ni umukobwa ukorera i Remera. Zigusiga neza cyane uko mubibona. Yagusize neza. Niyo mpamvu nifuje ko tubanza guhera ku bantu batumye usa neza. Kubera ko abantu ibyo babona kuri kamera inshuro nyinshi tubereka ibyiza ariko ntitubabwira abantu babikoze. Reka tubashimire cyane. Ari Mishu
wakwambitse na Anne. ndetse na Anne wagusize rwose babikoze neza bose. Reka tubashimire cyane, tubahe credit zabo, hanyuma tuvuge ngo urasa neza. Thank you so much. Wakoze cyane kuduha ikaze mu rugo. Duherukana uri umukobwa, uyu munsi noneho turi kumwe cyangwa twongeye guhura uri umubyeyi. Ndagira ngo duhere inyuma. Ukiri umukobwa, ubuzima bwo kuba umukobwa n'ubuzima bwo kuba umubyeyi butandukanira he? Ni ibintu bitandukanye cyane, ni nkaha nahese Cyangugu ni Rusizi. biratandukanye kubera yuko iyo uri umukobwa ubaho uri wenyine, nta zindi nshingano ufite cyangwa nta wundi muntu ukurebaho, ariko iyo umaze kuba umubyeyi uba ugize inshingano kandi hari undi muntu ukurebaho, uvuga ati uyu nguyu ejo azabaho, azarya, azanywa, azajya kwiga kubera njyewe. So uba hari ubuzima uri gutegurira undi muntu. So rero ni ibintu bitandukanye cyane. Bimwe mu bihe uba uvuga uti ibi bihe nagombaga kubigira nkiri umukobwa kugira ngo bintegurire kuba umubyeyi w'uyu munsi, ni ibihe? Ibihe nagombaga kugira nkiri umukobwa harimo yenda kuba nari bugenegereza nk'ababyeyi cyangwa abantu bakuru. Ntabwo byigeze bikunda kubaho kenshi cyane, urabizi urubyiruko ukuntu yego tuba tuguruka twiruka. Ariko buriya iyo umuntu yabanye n'abantu bakuru cyangwa se yaragiye aganira cyane n'abantu bamuruta, hari byinshi cyane iyo umaze kuba umubyeyi ubona wagakwiye kuba waramenye before. Wow. Ibyo ari byo byose umuntu udukurikiye, abenshi mwari mukumbuye Keza Teriski, ariko kuri YouTube channel ye muraza no kumanuka gato hasi kuri kino kiganiro murasangaho link ya YouTube channel ye. Yaramaze n'ubundi iminsi kandi n'uyu munsi aracyakomeje abahereza amavideo atandukanye y'imibereho ye, ubuzima bwe arimo kubamo uyu munsi nk'umubyeyi. Byarahindutse uko byamera kose, ibitekerezo yari afite akiri umukobwa bitandukanye n'ibitekerezo afite uyu munsi. Yaramaze kugira umwana, yaramaze kuzana umwana ku isi, yaramaze kugira izindi nshingano zitandukanye n'izo yari afite. Nakoranye ikiganiro uyu munsi na Muyango, ndamubaza ngo itandukaniro riba rimeze gute. Arambwira ati ugira ibibazo bihoraho, ukemura ibibazo uyu munsi bimwe, wabyuka ugasanga ibindi bibazo, ugakomeza. Avuga ati ikintu wenda mba ntandukaniyeho n'abandi bantu turi mu kigero kimwe cyatungana, nuko wenda njye mba mfite umwana, ariko ubundi ibibazo byo bihoraho. Ni nk'ibihe bintu byahindutse kuba wowe waramaze kwibaruka? Ni nk'ibihe bintu byiyongereye kuba none waranibarutse? Urumva ntabwo uba ukiyobora wenyine. Buriya nubwo umwana atakubwira ngo ndakuyoboye, ariko aba anakuyoboye mu bundi buryo. So rero ushobora kuba ukavuze karakomeye. Buriya hari ibintu wamugani umwana niyo yaba atavuga deja kuba hari arakuyobora. Hari aho utajya, hari ibyo utanywa, hari ibyo utarya cyane. So rero ikindi mu bintu bigenda bihinduka, urabona hari nk'ukuntu wowe n'abashyitsi wawe mu rugo, ntabwo ari buri mushyitsi uba wakakira iwawe, kubera yuko hari n'inshuti tugendana nazo ariko zifite imico mibi. Twebwe ariko kuko tuzi kuzikontorora, tuzi kubana nazo, tuzi uburyo tuzijera, ukaba nyine nta kibazo. Ariko iyo ufite nk'umwana mu rugo cyangwa se abana, igihe uvuga ati umwana wanjye atabona runaka imico afite, akayikurikiza. Umwana wanjye hari ibintu byinshi nyine ugenda uhindukaho, uba ugira ngo urinde umwana wawe. Ikindi kintu, ukuntu umuntu aba yarakuze, nkanjye ukuntu mba narakuze, ibintu mba narakoze, ibyo mba naranyuzemo, ntabwo mba nifuza umwana wanjye aba ari byo anyuramo. So mba ngomba kumutegurira ubuzima bwiza, imico myiza, we kugira ngo atazamera nkanjye. Si ukuvuga ko yenda hari ibibi nkora cyangwa nakoze, hoya, ariko akaba mwiza kurusha njyewe, n'ibyiza byinshi kurenza njyewe. Nabonye wibarutse umwana mwiza cyane. Mwibarutse umwana mwiza cyane kuko ntabwo nivuga ngo wibarutse kuko hari na papa w'umwana. Mwibarutse umwana mwiza cyane, umwana w'igisore kabisa. Nabonye gifite ibigufu, nabonye intoki navuga ngo uyu nguyu umva azabatamo. Ibyo mwigira aza. Yitwa nde? Yitwa Izere. Oh my God. Yago
niwo ntabwo washakaga gutangaza izina ry'umwana. anyway it's okay. Okay. Yitwa Izere Levi Gray Kayson. Wow, Izere Levi Gray Kayson. Yeah. Niyo mazina y'umuhungu wumva sha none ni igisore. Yo. Yeah. Ibyo murimo mwibaraguza. Reka kibanze gikure ubundi keza kibwira ati dore isi nuko imeze. Bazakuvuga ibi, bazagira ibi, bazagira ibi. Ubundi mu minsi iri imbere muzaba mumbwira. Nta muntu uzongera kuvuga kuri Keza. Umuhungu nabonye Keza afite. Reka twigire ku mezi 9. Hari ibihe umubyeyi acamo undi muntu atabona. Yego. Hari ibihe utwita acamo umuntu udatwite atabona atana feeling. Y'amezi 9 n'amezi wabayemo gute, imihindagurikire y'umubiri. Nuvuga ngo muri kiragiye dushushanyiriza ukuntu wari ubayeho. Ni igihe kiba kitoroshye cyane kurumva kambyete ko buri gufatanya n'Imana kurema. Yego. Ariko ni n'igihe cyiza nabonye kibaho. By the way, njye ndanabikumbura nubwo nta n'igihe kinini gishize mbyaye cyangwa nari ntwite, ariko ndabikumbura. Ariko ni n'igihe kiba kitoroshye. Yenda ntangiye habaho trimestre 3. Hari trimestre y'amezi 3. Ibwo ni iya mbere, iya kabiri ubwo biba bigeze ku mezi 6, iya gatatu bigeze ku mezi 9. So ncamake rero ya trimestre ya mbere urumva umuntu amenya ko atwite yenda nk'ukwezi kugeze, kuba kugeze cyakwenda kugera. So aho yenda biba nta kibazo, ntabwo nigeze ngiye ndwaragurika cyangwa ngo vomitinge. Ariko aho ngaho nanone ni y'amezi biba bishoboka ko witwaye nabi inda ishobora kuvamo, cyangwa se ugize ibibazo byinshi bikakunanira kubyakira, nabwo inda ishobora kuvamo. Ariko yenda hanze aha baranabizi, ntabwo ari ibyo kugira ngo umuntu anyure ku ruhande cyane. Ndabizi mu makomenti batangira kuvuga none se gutya, ariko trimestre ya mbere ntabwo yari inyoroheye, ariko nagerageje kuyibamo neza kubera ko nari nzi zahabu mfite mu nda, nari nzi icyo ndi kurera, nari nzi agaciro k'uwo mfite. Yego. So rero niyo mpamvu byampaye imbaraga zo kugira ngo umwana wanjye neza nce muri iyo trimestre ya mbere, kuko wagira stress z'akazi cyane, wagira stress zisanzwe mu rugo, wanywa amayoga se, wakora iki, hari ibintu byinshi cyane biba bishobora gutuma umwana avamo muri trimestre ya mbere. So rero ngewe niragije Imana, nsaba Imana amahoro yo mu mutima. Buriya nicyo kintu cya mbere ngiye buriya njye nkunda no gusaba Imana, ariko icyo gihe bwo navuze Imana nkwatsa amahoro yo mu mutima, ubundi n'amahoro yo mu mutima n'ibindi yego nzabinyuramo bizagenda neza. So Imana rero yamaye amahoro yo mu mutima, and then trimestre ya mbere nyicamo koko bigenda neza. So muri trimestre ya kabiri rero byari ibintu bitagoye kubera ko ibibazo nasaga nkaho ndi kunyuramo nari maze kubyakira, n'amahoro mu mutima nyabonye. Hari n'imiti kwa muganga bakwandikira, ama vitamin ugenda ufata kugira ngo n'inda ikomere. So ntabwo byambereye ibintu bikomeye cyane, bitewe n'uko ngiye nabyaye nshaka umwana. Yego. Nashakaga umwana, ikindi si umwana waje ari ibintu bitunguranye, oya. Ntabwo ari kumwe usanga uri kumwe n'umugabo wawe cyangwa boyfriend wawe ukabyuka ugasanga watwise, oya. Ni umwana nicaye nganiraho na papa we, ni umwana twe twaraganiriyeho turabivugana, tubyare. Okay. So ubwo rero urumva niyo mpamvu ntabwo ngiye byambereye ibintu bikomeye cyane, kuko already mu mutwe nari narabyakiriye ko ngiye kuba umubyeyi, nshaka gutwita, ngiye no kwibaruka. Natwise ndavuga wow, natwise. Okay, byiza. So rero cyabaye igihe cyiza. Mu gihe cya gatatu, muri trimestre ya gatatu, aho ngaho butangiye kwinjiringa umwana, batangiye gukubita utugeri mu nda.
ukicara gutya ukabona nka gutya indiraje akarenge karazamutse. Njye rero byatinze kuza, ndumva byaraje nko ku mezi njya kusatira 8. So nkajya ngira ikibazo nkajya kwa muganga, bimeze gute, ese umwana wanjye ubu ngubu kuki njya adakina nk'abandi mbona atera inyuma utugeri, you know. So ariko baza kumbwira nyine ni ibintu bisanzwe, ko hari igihe amazi ngaba ari menshi mu nda bikamera nk'aho umwana ari koga muri pisine. Yego. So umwana woga muri pisine n'umwana uri koga mu ibase ni ibintu bitandukanye. So hari igihe rero umudamu aba afite amazi menshi cyangwa afite amazi makeya. Njye rero urumva yogaga mu mazi menshi and then simbashe kumubona inyuma. Yes. So ikindi amajoro urumva kuryama uryamira urubavu rw'ibumoso konyine. Iyo uryamiye ahandi usanga umwana umugozi bayita Nicole, I think, umwizingira mu ijosi ukaba wanajyana kwa muganga ugasanga byarangiye. So rero hari utwo tuntu nitwo usanga tuvunanyemo cyangwa se ku bantu bagira ibibazo byo kurwara. Ariko nanone nsubiye inyuma gatoya mu minsi ya mbere kuko nagiraga ama stress narwaye kujya nzunga isereri nkikubita hasi. So ariko bagahita banyirukansa kwa muganga, ariko nanone nkongera bugacya nkakomera, you know. Bagubwira ko byaterwaga n'iki byo? Na ama stress. Yego. Gutekereza cyane, hari undi muntu kurimo. Urumva iyo ufite stress uri gutekereza ibintu byinshi, sibi why kuki, you know, bituma hari no kurya neza ubutakirya. Yego. Nk'uko ubishaka ibintu byose ukumva warabyanze, you know. Abantu ukabona abantu ntago bakunze umuntu hanivangamo babandi baba bakuvuga bagira gute. Ariko mana njye nshimiye abantu hanze ahangaha kuko ntago abantu bihise banjajinga. Buriya gutwita ukabyara uri umukobwa udafite umugabo, utabana n'umugabo kuko uba umufite already kuko ubutwite, ariko utabana n'umugabo ni ikibazo gikomeye kuko abantu barakuvuga hanze, uriya ni indaya, uriya ni iki. Nshuti yanjye nimukagende umujajinga umuntu kuko si ubwa mbere umuntu aba akoze ibintu, by the way. Ntabwo umuntu aba ari isugi, you know. Kandi niyo waba uri isugi ntabwo uba ubikoze bwa mbere ngo bahite bagutera inda. So nimba rero umuntu yahisemo kubyara, abantu buriya babiri nibo baba bazi ukuri kwabo, baba bicaye sino bakabiganiraho. Hari no kuba bavuga ati okay ntabwo bitubayeho par accident, uratwise, ese dukora iki. Hari uburyo bwinshi. Yenda ntabwo twavuga ngo naha ariko umuntu yanahashatse ntiyahayoberwa kuba wagenda ukayivanamo. So rero niba umuntu afashe umwanzuro wo kubyara, nshuti yanjye hano hanze hari abantu bafite ibibazo byinshi kubyara byanze. Urumva. So kujyaho rero ukajajinga umuntu ngo uriya yabyaye nta mugabo. Yabyaye nta mugabo kandi none sindi yayitewe n'iki. Urumva. Ikindi buriya abantu babiri, abantu buriya barebanye ubusa gutya, barebanye ubusa. Hari ibintu abagabo bagira cyangwa abasore ukavuga ati ngo njyewe uriya mukobwa naramuriye cyangwa uriya mudamu naramuriye. Inshuti yanjye wamuriye se watakurya muba mwararyanye. Ubundi njye nta nubwo njye nemera ko ababebi baduha. Mbabarire kabisa, njyewe nshobora kuba ari njye muntu utemera ko ababebi baduha. Turahana mani ko natwe tugeze hariya turita. Mwirirwa mutumva badushinza ngo amatirisa mu mana. Nose iki n'iki. Tuba twitanze ari ahantu ntimukagera. Njyewe hari nk'ababebi njye numva bavuga ngo abagabo ngo turabaha. Sikeza abagore muraduha cyangwa hoya. Reka nkubwira. Barabure. No, ese nshuti yanjye hari akavideo kamaze iminsi gacicikana. Ukajya hasi gutya nk'utera pompaje, yenda nk'ukuntu abagabo babikora gutya,
nabonye umubibi wavuga ati bigerageze turebe iminota umara nta n'amasegonda 30 nta n'amasegonda 30 urumva ukavuga ngo wahaye umuntu gute ngo runaka ngo naramuriye urya utari ahubwo ye barakumaze barakuriye muri ibyo ngo wariye ngo ibyo ntabwo bikigezweho ibyo bintu ntabwo bikigezweho Keza naguciye mu ijambo ariko no muri niho byerekezaga ngewe reka ngushimire nari gutangira ikiganiro ngushimira ariko bitewe n'ukuntu wari wambaye neza ntangira nkubwira ni wambaye neza tujya muri ibyo ariko ngiye numvaga ikiganiro cyacu kiri butangire ngushimira ndagushimira ibintu nka 2 cyangwa 3 icyambere ngushimira ko abantu bakujugunyeho amakara yakumuriro ashyushye cyane ariko wowe ya makara bakujugunyeho ukayafata kubera ko muri wowe Imana yaguhaye umugisha cyangwa harimo umugisha ndetse Imana ikagutiza n'amazi ukazimya ya makara wamara kuyazimya ukazana umuntu nka Izere akaba ahari hano ku isi ndagushimira ikindi kintu cya kabiri kuba utarigeze ucika intege muri biriya bihe uri mu bantu bavuzwe cyane abantu bagarutsweho cyane kuri social media Keza yatandukanye umugabo wamwambitse impeta byagenze gutya sinshaka ko tubisubiramo nta nubwo nshaka kuza kubikubaza kubera ko buriya buri muntu agira igihe cye buri muntu agira story ye ntabwo nshaka kwinjira muri relationship yawe na trainer kuko nawe ni umuntu w'umugabo kimwe nuko nashaka no kugarura ibyahise ngewe ntabwo naje hano mu buryo bwo kuzura kaboze cyangwa gusubiza ibihe inyuma ahubwo nge naje kureba Keza w'umubyeyi Keza wazanye umuntu ku isi Keza urimo ku blessing isi kuko buriya iyo umuntu yibarutse noneho buri by'umwihariko nko kuba waribarutse umuhungu bivuga ingufu bivuga imbaraga bivuga ubutwari bw'igihugu kubera ko iyo urugamba rubaye abagabo nibo batabara uyu munsi rero wazanye umuntu ushobora kurwanirira igihugu wazanye umujene wazanye umugabo ejo azakura abo umuntu mukuru ntabwo tuzi ngo azabiki bivuze ko rero iyo umuntu ari muri biriya bihe nkeka ko akwiye kwegerwa cyane kuruta gutereranwa rero we waratereranywe na bamwe mu bo witaga inshuti zawe ariko wowe ukomeza ku umwana ararize kandi uhita ubyumva nakubohora ukajya kumureba kuko mpita numva bikomeye reka ndebe icyaba ntabwo umugereho turakomeza hanyuma Keza nari ndimo kugushimira kuba waritanze ubwitange wagize ntabwo ari ubwitange umuntu wese yagira ariko nanone nta nubwo ari ubushobozi nta nubwo ari ubwitange umuntu wese yakumva ko bworoshye kuba yabugira kuko uburyo wacecetse ukabana nabyo nk'uko wabivuze uti mu gice cya mbere cy'amezi nk'atatu ya mbere byarangoye cyane muri icyo gihe kuko uba urimo kurwana n'ibyo twe tutabona byari no gushoboka ko ari no kuhasiga ubuzima hari abantu bagira depression bakaba bakwiyahura abandi bakaba hari cyangwa se n'uwo mwana akaba yaragize nk'ikibazo wenda ari nko mu nda ariko uyu munsi turashima Imana ko yavutse ari muzima anameze neza warakoze rero kwihangana nizere ko wabonye ko Imana ariyo mugenga wa byose Imana niyo mugenga wa byose ariko yago nawe ndagira ngo ngushime mu gihe nari mfite ibyo bibazo byose warahabaye warakoze Imana yabimfashije kambivuga imbere ya kamera buriya abantu kubona ngo bifotozanyije se cyangwa umwe yapostinze undi sicyo kigaragaza ko abantu ari inshuti oya yago wari umunyamakuru wari ufite umva uburenganzira 100% bwo kugenda ukankoraho nawe ikiganiro bwo kugenda ukamvugaho ibyo wumva ushaka byose kuko channel ni yawe kamera ni yawe ibintu byose so ariko ndagushimira ko nta nkuru mbi wagiye ngo umvugeho ndagushimira yuko wambaye hafi Mane ndabyibuka wari uri Burundi bitangira wahise umamagara Keza sinshaka kumenya uko byagenze umeze neza yago warakoze abakunzi ba Yago TV Mana Nyagasani mujye mukomeza musengere Yago umva umutima afite azajya wugumana ntago ari buri muntu wese azi ko ufite uwo mutima sibyo Yago warahindutse oya ntuzahinduke inshuti yanjye oya Yago ntuzahinduke kubera yuko umutima ufite hari benshi ufasha sibyo kandi muri abafasha nanjye waramfashije sibyo waramfashije mva wagiye unganiriza amagambo meza ugenda ungira inama mva Imana yonyine yo mwijuru izakumembere kuko support buriya si yo kuvuga ngo ngwino ngo njye kukugurira agacupa wibagirwe
mu kanya nuva muri hangover biragenda gute se urongera utekereze ariko amagambo meza akora ku mutima urumva yubaka umuntu warahabaye ngewe mana umwana wanjye hari abantu navuga ngo nabo mukesha sibo banteye inda sibo bagize gute ariko hari abantu mukesha no kuba Imana yari bumureme Yesu yari iri gukora akazi kayo ariko nanone izo stress zose zashobora gutuma umwana ntari bube mfite umwana mwiza nka kuri yawe wabonye umva hari abantu mukesha muri abo bantu rero yagonda mu gukesha. Thank you so much. Imana umugisha kandi ndashimira Imana ko yampaye ubwo bushobozi kubera ko ntabwo navuga ngo ni ubushobozi bwanjye kuba nakugirira igishyika nkumva ibintu birimo gucamo biraremereye. Yego. Ntabwo ari ibintu nyine bipfa kuza gutyo. Buriya ngewe njya mbwira abantu ngo nta nshuti ngira muri ino si ntibabyumve ariko ndabibasubiramo ko ngewe nta nshuti ngira nta n'umuntu muzigera mumva nabwiye ngo uyu muntu ni inshuti yanjye kuko nanjye ubwanjye sindi inshuti yanjye. So inshuti yanjye ni Yesu, inshuti yanjye ni Imana kuko niyo ishobora kumenya ko hari abarimo kumvuga ibibi hirya igahita ishyiramo akantu akagira umuntu umuzi akamvuganira tutanaziranye. Niyo mpamvu buriya hari igihe ngewe ndimo nko gusenga mvuga ngo Mana uzajye umugisha abantu bandwanira ishyaka tutaziranye kuko ndabizi ko ari benshi. Hari abantu ngiye bajya umuntu akamuga ati hano twahaririye turenda no kurwana yago ibi bintu nibyo cyangwa si ibi. Rero hari abantu bajye bandwanira ishyaka ntahari Imana igibaho umugisha. Nawe unsebya cyangwa nawe umvuga ntahari ukamvuga bibi Imana izajya iguha umugisha. Nge nawe umusabira umuvumo Imana izajya iguha umugisha wo guhinduka. Ariko reka mbwire ikintu naje kubona yago iyo ugize nabi uri kuri iyi si I swear to God wahavuta byishyuye ntibishoboka wahavuta byishyuye igihe kiragera nawe ugatabwamo pe urumva ubu ngubu natawe mu minsi yashize natawe mu ntamo koko mu ntamo iki nicyo gihe cyane ndagira bamenyeshe ko ngiye kubatamo ubu se noneho hazaza iki oya ibintu biraza ejo ko nibizaza bitazankanga ndagira bamenyeshe ko nibizaza sha ntago bizanga nzongera mbatemo bize mbatemo no sikangubwira kera habayeho harya ni imvura yitwaga ngo kira hari imvura yabayeho kera yaraje yica abantu koko ariko mu Rwanda mamya ko nta itahageze ngo yica abantu ariko imvura iri kugwa muri uyu mwaka wa 2023 hari abo yahitanye ejo bundi urumva. So rero icyo gihe hari abo yagezeho mu Rwanda ntiyabageraho none muri uyu mwaka naho mu Rwanda iri kubageraho hari abandi itari kugeraho ari ni ukuvuga ngo uyu munsi ni uyu nguyu ejo ni wowe ntago nshuti yanjye ntukicare ngo wumve utekanye ngo ngiye ngende nsebye runaka ngo ngiye ngo byacitse kuko numvishe iki kuri runaka kirema amakabya nk'urugire gute wowe ibyawe urabizi urumva ejo nawe imvura yakugwira ahubwo harimo n'imirabyo n'inkuba noneho reka mbabwire iyo hari akantu keza avuze ngo iyo ugize nabi ntabwo ujya uva ku isi utabyishimiye. Ntabwo bibaho icyo kintu abantu bagira nabi baba batarakimenya ariko ntuzajya ubona ugeze mu bihe bibi bikugoye bigoye umutima wawe bigoye ubwenge bwawe uzajya wibuka ko hari igihe nawe wicariye abandi true that ubu ariko ubu ngubu si ingaruka zabiriya kandi cyiza cya kama iyo bigarutse urabimenya ko biturutse kuri cya kibazo nawe wateje mugenzi wawe. Yenda tukiraho yagomba bari renda nanone ariko nkuko nyine nkushimiye hari undi muntu ntabura gushima yabifata nabi yabifata neza ariko ndashimira umuntu bita Dekati. Yego ndashimira umuntu bita Dekati pe kubera ko Dekati ni wa muntu uvuga nk'ikintu abandi banyamakuru benshi bakita bakigenderaho umva ubwo nyine ni inkuru byacitse byaba ari byo by'abatari umva bose bakita bakigenderaho. Ndashimira Dekati ko atigeze nyine sinzi ukuntu nabivuga. Ikindi yabaye mu bambere nawe kumvugisha yahise amvugisha kuri Instagram bimeze bite wa gakecuru we gutya na gutya urumva mutemo cyangwa bimeze bite urumva. Ariko abantu bazi ko umuntu ngiye icyo gihe n'ubwa mbere nari mvuganye nawe ni ubwa mbere yamvugishije
ni nubwo biheruka ariko ndashimira ko nasanze afite umutima afite umutima pe yego yarakoze n'abandi kuri social media batagiye ngo bagire ya nk'uyu munsi iyo usubije amaso inyuma ukareba bamwe mu bakwicariye kuko buriya iyo umuntu ari mu bihe bibi iyo abivuyemo bamwe muri bo baragaruka cyane. nk'iyo usubije amaso inyuma ukareba abakwicariye abakuvugaga barimo kugaruka ubibona gute? Ese ubakira gute? Wakirana yombi cyangwa ubakirana kumwe? None se yago umuntu ugira ngo waca inzoka cyakoze inzoka umva yazi ikacukura mu nzi wawe ikahashyira umwobo ukabana nayo uri kubyumva wabigenza gute? Ushaka kugenda igacukura hariya nuzi ukabana nayo urumva. muri make wize kubana nazo? Nize kubana nazo. nibwo bwenge ariko Imana yaduhaye. Yego. Muri mu masegaryana ariko mwige kubana nayo. Kene wabona naho uzishyira nese ntago bishoboka. Rero ikintu udafite icyo wahinduraho iga kubana nacyo. Ahubwo uhindure strategy. Iyo kintu uvuze nicyo. Tugere ku munsi rero wo kwibaruka. Wari umunsi umeze gute muri ya minsi ya nyuma uba noneho ukuriwe ibise ubihindagurika nk'uyu munsi ukagira ngo wenda urabyara bigahinduka ibyari bihe bimeze gute? Byari ibihe bitoroshye kubera ko kuryama byari bisigaye binanira noneho nkicara cyangwa afata imisego myinshi nkayishyira nk'inyuma yanjye kugira ngo nyisegure nkasinzira ameze gutyo nk'uwicaye. Umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Ugashiduka wasinziriye? Hoya nta n'ubundi buryo bundi waryama biba bigoranye cyane. Ikindi nta mbaraga gutwara imodoka ubutagitwara imodoka kwako ushobora kugenda wakora nka accident asanga biragize cyangwa se no kunywa essence urumva kunama gucyunama koga ntubucyoga ku maguru ngoga ibirenge rekada. So byari ibihe rero bitanyoroheye ariko bigeraho nyine ukagira no kumva mu ndakuriye ugahamagara buri muntu ati ndabyaye muze mu ndebe baza bagasanga nyine nabirenze ibise bitangira kukurya gahoro gahoro. Ariko nibuse ngeze ku munsi wo kubyara ngewe ntago nari nzi yuko ndi bubyare. Nafite rendez-vous kwa nta na case yari yabaye uwo munsi yenda ngo mbabare cyangwa se numve ngo ibyo biserekada. Nafite rendez-vous kwa muganga bisanzwe ndangije mbwira papa w'umwana kuko njye ntari nkishoboye gutwara imodoka araza aramfata tujya kwa muganga baransuzuma bareba ukuntu umwana ameze banyohereza ahandi kugira bandebere andeni barebye basanga umutima w'umwana uri kuzamuka uri gutera cyane ukongera ukamanuka. So baravuga se wariye? Ntinariye. Ubwo barangije baravuga ati reka tugutere serumu nawe tuzi kiri gutera uyu mutima w'umwana gutera gutya dushaka kureka ujye mu rugo ejo ndi wazagaruka uje kubyara tugasanga byararangiye. So rero reka tugutere serumu turebe kuri butuzi. Banshyira kuri serumu 2 andeni babona ntabwo nyine ugatuza hashira umwanya ukaza kongera ugatera cyane. So ubwo rero biba ngombwa ko ngomba kwita mbyara. So rero hari ababa bavuga wabyaye neza se wabyaye bakubaze. Ikintu ngiye nabwira buri muntu wese kubyara neza nshuti zanjye kubyara neza ni ukutahana umwana muzima nawe ukava kwa muganga uri muzima. Yego.
nta kundi kubyara neza ngo umuntu yambwira ngo nkumve ngo ngewe ntibambaze ngewe byagenze gutya reka kubyara neza nicyo kintu. Iryo somo baryumve rirakomeye kandi by'umwihariko ku babyeyi bose. Kubyara neza ni ugutahana umwana, kubyara neza ni ukuva ku iseta ukabona uvuye uri muzima n'umwana wawe ari muzima. Ntabwo kubyara neza ari uko ngo wabyaye batakubaze, ntabwo kubyara neza ari uko ngo wabyaye bigenze. Oya, kubyara neza kuko hari ababyeyi tuzi bagwa ku iseta. Hari ababyeyi tuzi babyara abana umwana akivuka agahita apfa. Erega no kubyara ngo batakubaze, numvishe ngo hari igihe ushobora no kumusunika ukamukandira mu maguru ugasanga wamugana heza umwuka. Urumva rero kubyara neza nshuti yanjye ari ahantu ntibiba byoroshye. Abari kwa muganga ngiye bose bari bari kurira. Hari ahantu kuhava uri muzima ugatana n'umwana wawe ari muzima, kubera yuko umwe yinjira mu iseta ajya kubyara neza cyangwa abo babaga ugasanga nk'umuntu mwe mwicaranye gutya nguriya ngo ngabuze umwana. Urumva kandi amaze amezi 9 atwite mu minota mike mwari mwicaranye nko kwa muganga batuyungu yabuze umwana. Yabuze umwana kandi ntiwo yaguma muri cya cyumba, bagomba gusohoka akajyamo n'abandi. Uri kubyumva ukuntu biba bibabaje. Urumva nanone hari n'uvuga ati wa mubyeyi ukahita ubona nk'umugabo arasohotse avuza induru ati wa mama birarangiye hasigaye umwana cyangwa se ajyanye n'umwana. Uri kubyumva. So nta kintu rero cyose kitabamo risk haba mu kubyara neza, haba ngo kubyara nyine batakubaze cyangwa bakubaze. Kubyara neza nicyo kintu, gutahana umwana wawe ari muzima. Abantu njye mbona bivugisha ngo ngo abakobwa bubu ntibagishaka kubyara batababaze, ngo nabanebwe bashaka gusunika abana. Nshuti yanjye urebye abana bapfaga mu myaka yo hambere cy'abadamu bahasigaga ubuzima kubera kubyara, ukareba n'ubu ngubu biratandukanye. Urumva kera niho bitabaga Imana cyane. Urumva so rero nimba hari uburyo bwo gutabara umwana n'umubyeyi kweki batakubagaze. So nicyo ngicyo nabivuga. Ibyo ari byo byose tugeze ku munsi nyirizina kandi abakurikiye kino kiganiro bumvise byinshi mu rugendo waciyemo. Kumva rero umwana wawe arize, ukumva umwana wageze ku isi, zari feelings zimeze gute? Nararize. Nawe wararize? Nanjye nararize. Ariko nkibyara mbere ko mbyana naravuze Mana n'umwana muzima nzagushima. Kuko akivuka nahise mvuga warakoze Mana, warakoze kuhaba, warakoze kuma umwana. So rero ujya kumva nyine ukumva umwana ararize. Abaganga rero bakora ibintu byiza, baraza bakamukurambika mu gituza. So uriruhutsa ukabona ko nyine icyo wavunikiye utavunikiye ubusa, ibyo wanyuzemo utabinyuriyemo ubusa, ibyo warwaniriye utarwaniriye ubusa. icyo kintu cya mbere cyiza cyambayeho kuva nabaho ubuzima bwanjye. Kubona umuntu amezi 9 umushyira ku isi ukamubona ukabona ko ari umuntu ukoze uremye uzanye ku isi, ikintu cyiza cyambaye. Ayo marira ntago nayanga, ni amarira y'ibyishimo kuko nkeka ko wibutse uko byari bimeze. Burya babandi bakuvugaga bamwe boherezaga ibiki bigize gute, nkeka ko uriya munsi aribwo yise ubona ko Imana ibikubye na zero bya bindi byose igahita iguha umwana w'umuhungu. Cyane Imana ibikuba na zero pe. Ubireba n'amaso yawe ukavuga Mana ukojeje isoni abantu, urakoze kuhambera, urakoze kumorera. Uzi ko nta n'iyindi revenge, uzi ko nta yindi revenge uba wumva, nta kundi gutekereza nabi umuntu. Ngiye gutekereza nabi hoya, Imana yiragucecekesha kandi mu bikorwa. Ukimara kubona umuhungu wawe n'amaso yawe wahise utekereza iki, niba wibuka neza? Ikintu nahise ntekereza ese yagonda bivugara. Tubwire hari benshi biri bufashe kuko iki kiganiro kirimo amasomo menshi.
nahise ntekereza umuntu hanze aha yiyumvamo iki? Umuntu hanze aha yiyumvamo iki? Nk'iyo ureba ugafata ibintu ukabikura nka zeru. Imana irahambaye. Kubona nyine umuntu urumva ntabwo uba wibaze se wa mugani ni iki kindi mu nda ni iki ukabona nyine umuntu araje ari umuntu ari akantu kangana gutya urumva ukibaza umuntu hanze aha yiyumvamo iki? Yumva aremereye bingana iki? Yumva ari afite ibigango bingana iki? Aba yarangannye gutyo. Yego, mbere yuko tumubona uyu munsi tukakubona ufite imitungo, utwaye imodoka zihenze, ufite amazu ahenze, ese ujye usubiza amazi mu kwibuka ko nawe wigeze kungana uko guturuka guca aho hantu. Urumva nta kintu na kimwe wishoboza. Mama wawe ari ugiye kuvuga ati akira ibere ngiraho riri. Urumva nta kintu uzi, urumva wambaye ubusa man, nta kintu uri cyo nyine muri ako kanyura, uri umuntu uri aho ngaho kandi tuguhaye ikaze turimo turakwereka buri kimwe cyose turi kukikwereka. Ejo bundi wamara gukura wabona ubonye amafaranga imitungo y'isi ugahita utangira gukandamiza abantu. Wibonamo iki? Utekereza ute? Umuntu kandi buriya njye ni naho nahise nigiraho n'isomo ryo gupfa. Uko umuntu avuka buriya n'akapfa, kubera ko uko uvuka nta kintu wibashije wishoboza. Ni nako iyo ugiye rwose hariya nta kintu wishoboza na kimwe. So bivuge ngo rero bwa butunzi bwose ufite, bwa buhangange bwose wumva ufite, ibintu byose wumva wowe bikuremereje, hari umunsi uzagera nk'uko utari kwibuka ko hari igihe wageze nta kintu wishoboje. Yego, hari n'undi munsi uzongera kugera kuko iba hari iminsi ibiri. ikiganiro kirimo ubuhanuzi, kirimo n'ubutumwa bukomeye cyane. Hari ikindi gihe kizabaho bya bintu byose ntibigire icyo bigufasha, ube nta kintu wishoboje. Nkunze ko kino kiganiro turimo kuvuga gukomera kw'Imana cyane. Hari igihe umuntu avuka agatunga iby'isi, agira amafaranga menshi ariko ntasubize amaso inyuma. Ariko noneho ngize amahirwe yo kuba mpuye nawe uherutse kwibaruka, umwana wamaze kugira amezi 2 azuzura, harabura amezi 2. Ni ukuvuga ngo hari experience urimo kudusangiza, urimo no gusangiza abantu badukurikiye, baba ari abakobwa batarabyara, baba ari ababyeyi bo barabyumva neza cyane. Ariko noneho n'abandi bantu biremereza, abandi bantu bikanyiza hano ku isi barimo barabyumva cyane. Umuntu nk'uko umwereka aho ibere riri, urwo ruhinja ukarufata, ntabwo ruzi ahantu ruri, nta nubwo ruzi ibiganza rurimo niba byirabura cyangwa ari inzobe, nta kintu na kimwe ruzi. Uti nahise mpigira isomo rijyanye n'urupfu. Amwe mu masomo y'ingenzi wakuye hariya hantu, muri ako kanya ni ayahe masomo wasangiza abantu badukurikiye? Cya mbere ni ukwicisha bugufi. Icyo waba ufite cyose, uko waba umeze kose, ni ukwicisha bugufi. Kubera yuko niwicisha bugufi, nk'uko uba uteruye urwo ruhinja, ejo no muri cya gihe utazaba ufite icyo wishoboza, uzabona undi muntu uguterura. Kenshi rero usanga wa muntu wigize kwa kundi, no kubona abamuterura ari ikibazo muri cya gihe. So iyo wicishije rero bugufi, ibintu byose birashoboka. Nahigiye kwicisha bugufi. Nta muntu ngiye nkifiteho ikibazo, reka da. Unkorere nabi, unkorere iki, umvuge, bigende gute, rwose birakureba. Wowe ubwawe ni wowe uteganya, nzabona abanterura igihe runaka cyangwa sinzabona abanterura. So rero nibyo. Reka ko turimo no kugana ku musozo w'ikiganiro, kandi warakoze kutubyarira umwana w'umuhungu mwiza. Nkeka ko mu minsi iri imbere nutangira kumugaragaza, kumwereka n'abantu bazishima. Keza afite umwana w'umuhungu mwiza cyane, umwana w'igisore rwose. Urumva agiye kuzuza amezi 2, ariko ureba ikiganza afite, ureba intoki afite, ureba ukuntu ameze. Ndabizi neza ko abenshi muri mwe mu minsi iri imbere Keza
azamubereka njye nagiriwe ubuntu kandi wakoze kumpa ikaze mu rugo. Ntabwo ari abantu bose bemerewe kugera iwawe, nta nubwo ari abanyamakuru bose. Ikindi kandi buriya iyo wumvise ko ari umunyamakuru uhita wumva ibindi, agiye gufata n'ibitamureba, agiye kuvuga n'ibitamureba, agiye kwinjira mu bitamureba. Ariko ibyo byose kuba wabyirengagije kuvuga reka mpa ikaze Yago mu rugo, umwana mubone, nabyo ni ibintu by'agaciro kuri njye, nabishimiye cyane. Ni professionnel reka. Thank you. Tugana ku musozo, hari bamwe bavuga ngo umuntu ntago akwiye kwiga kugaragaza inda atwite ku mafoto, kuri video n'ibiki. Wowe ubifata gute? Kuko nabonye hari n'abagiye bagutuka muri kiriya gihe wifotoza amafoto, wowe just you feeling yourself, urimo urishimira ko utwite, urimo urishimira kugira gute, ariko abantu babibonera inyuma, ababibona kuri social media bo hari opinions zabo bumva ukwiye kugendera, kandi buriyo wanze ibyo bashaka bakwita udashobotse. Yego. Burya umuntu agiye gukoresha ikintu ashaka ko ukora ntubyemere, ukavuga naye ndabibona uko, akwita umuntu udashobotse. Wowe ubifata gute? Ese biriya byo warwanye nabyo gute, wabihandurinze gute? Yago, uzi ko hari igihe cyageze nkagira ubwoba, nkavuga ariko nk'ubu ntabyayera. Nukuri yego, yizwe ndabaye ko nk'ubu ntabyaye, nk'ubu ngize ikibazo nk'umwana akagira ikibazo, abantu nabakizwa n'iki? Ko bavuga ati aha twaramubwiraga, ni kumwe yirirwaga yerekanye inda, yarataga ibiki, ntibyaheza aho kubera amagambo yabo, ngira ubwoba, urumva. Ariko mu by'ukuri nta hantu ugiye biba bihuriye kuvuga ngo nakambara gutya, ngo kubera ko ntwite. None se njyewe nimba ari byo byiyumviro byanjye, nimba ariko ndi gushaka, uraza kubimbuza nkandi? Uri kubyumva? Umwana ni njyewe warimo, ntabwo ari wowe warimo. Urarushywa n'iki? Icyo umwana ashaka kurya kuko inda zitegeka n'ibyo urya, ni njyewe uri bukihahire, ni njye uri bukirye, wowe ubabajwe n'iki? Urumva? Ni imyumvire y'abantu, ni imyumvire y'i Kigali, ariko nta n'ikintu bitwaye, nk'uko n'ibindi byose byagiye bitera imbere, nabyo bizagera bitera imbere, babyumve babisobanukirwe. Urumva? Hari noneho nk'uwambonye aravuga ngo niba ngo umukondo wawe ngo urahengamye, ngo wagira ngo inda ngo yafashe, ngo yomotse ku mugongo. Wa muntu sha, uwa muntu we wambwiye gutyo, nahise nirukankira kwa muganga, sinkubeshye. Ndavuga nti ariko hari umuntu wavuze ngo inda yanjye yomotse ku mugongo, ngo irahengamye, ngo umukondo wanjye ngo urahengamye ngo iki. Bararaba babona nta kibazo umwana afite. Urumva? None nkibaza ndayomoka ku mugongo, umuntu ntababare. Nyine umuntu araza akakubwira ibitekerezo byiwe uko abyumva, cyangwa se yenda ni n'akanaba abana bishaka, nta wamenya ko hanze ntago abantu ari nabeza. Yego. Ushobora gusanga n'uwo muntu anakuze reka ashaka kugukomeretsa. Ashaka kugukomeretsa, urumva? Hari n'abandi baba bumva nyine itanavuka. Erega tutanirengagije, hari n'ababa bavuga ati uyu muntu yenda abyariye na runaka. Kubera iki? Urumva? Yenda nanamushakaga reka. Ariko yenda ubwo amubyariye bagiye kugira bonde itazapfa kurangira, kandi koko ntiyanarangira. Ese yarangira gute wabyaranye n'umuntu? Yego. Urumva? Anyway, ni urugero ndi gutanga, sinange uri kwivugaho gusa. Hari igihe nyine abantu bagira amashyari, runaka abyaranye na kanaka. Urumva? Kumva ko yenda buriya abantu batandukanye nta kindi kibahuza, biba byoroshye no kwibagirana. Ariko noneho hajemo umwana. Iyo hajemo umwana ntabwo bishoboka. Niyo yaba ari mama wawe Yago, yashaka ko umerana neza n'uwo muhungu byiza, yashaka kumerana nabi n'uwo muhungu, wa mubyeyi umenye kuri kwishukira ubusa cyane, kubera yuko hari icyabahuje kiri hagati yabo. Wowe udashobora kuza ngo uhindure, waba uri nyina w'umukobwa, waba uri nyina w'umuhungu, udashobora kuza ngo uhindure. Haba ari abavandimwe b'umuntu runaka ku ruhande, badashobora kuza ngo bahindure. Iyo wabyaranye n'umuntu, kiba ari igihango gikomeye. Urumva? Kandi ikindi kintu aba yaramaze no kubaka famiye ye, rega buriya ntabwo wowe uri kiri famiye cyane. So bajye bagenda gahoro, bajye mugenda gake, inshuti zanjye.
barabure bandaburiye rwose ngendererwa mbarabura nararushye. Hari igihe umuntu yishyiraho ngo njyewe ngo uriya muhungu ni uwanjye, njyewe uriya mukobwa ni uwanjye, urumva ko ririya shyano yashatse, ko ririya shyano ngo ibiki ngo rizabona, ngo vuba muzabona ryangara. inshuti yanjye ishyano ni wowe uri kuzana ahubwo ubushyano, urumva mumbabarire gutukana ariko nta n'uwo mentioninze, ariko ni uyu murabarabura ariko niko kuri ntabwo utukanye, niko kuri abantu bari inyuma batari kuri no kamera, ibyo baba bavuga tubibonera muri comment, ibyo muvuga bibi cyangwa baba mufite muri mwe tubibonera muri comment. Reka tunabamenyeshe ko iyo dushaka kumenya abo muri bo tugasoma comment, noneho burayisika comment ukaza ukareba uwitwa runaka ukareba ibyo yanditse, wowe runaka wanditse ibiki baje ukabimenya ukigendera, ariko ukamenya ngo ndi kumwe n'umuntu utekereza uku, ndi kumwe n'umuntu umeze uku, ahubwo mujye mukomeza munaturabure, ahubwo ntimuzabireke kuko mubiretse twanamenya twadamarara, mbese twabamenya gute, ahubwo mujye mukomeza tubamenye ngo runaka yavuze ibi, runaka yavuze nibwo tubamenya neza, natwe tukamenya ibyo dukora, nuko tubaba naho tubihisha ibyo tubereka n'ibyo tubatsimba. Hari umuntu yaragiye yandikira umunyamakuru nashatse kumentioninga, we ngo sebya Keza ko gutya na gutya, urumva ngo ariko urumva noneho ndabimenya, urumva ndavuga none se nk'uyu muntu nawe arubatse, ko umugabo ufite mu rugo atari uwa nyoko, umugabo ufite mu rugo atari umwana wibyariye, urumva urajya kuvuga ngo Keza ngo gutya na gutya, nawe uzi ko wubatse, leta ye mu byakubaho kandi noneho bikakubaho n'ibirenze ibyaba kuri njyewe cyangwa ku wundi muntu, uri kubyumva. Abantu rero gusa ni byiza watumye nkumenya, mujye muturabura pe, mujye muturabura, tugomba kujya tubamenya, tukamenya naho tubihisha, tukanabitsimba, tukabereka ibyo mukwiye kubona, ibindi mukabiyivugira mukabyiremera ko dukora, kuko ngewe ndamutse mbuza abantu bavuga ngo ndajwiyange byambabaza, siko njya mbibona yabo byambabaza, kuko ngewe ndashaka gukomeza kubatamo nkajya menya mbese ubundi kankubaze babimenya ko wajwiririye batabyumvise. Tina, reka twisoreze ikiganiro kuko Keza afite abandi bantu bamusuye, kandi nabo tugomba kubaha umwanya kugira ngo bamuganirize, hanyuma niyongera nabyemera kaduha karibu mu rugo tuzongera tumusure, kubera ko aracyafite byinshi byo gusangiza abakurikira Yago TV Show, aracyafite byinshi byo gusangiza abakurikira Keza Teriski kuri YouTube. Hariho link ya video aherutse gukora, murayisanga hano ku kiganiro hasi gato yamunuke muri comment section, murayisangaho. Hanyuma dusoza iki kibazo ntabwo nakwanga kukikubaza kuko meze nk'umuntu urimo kubariza abazi urukundo rwawe na Trainer, bimeze gute hagati yawe nawe? Trainer tumeze neza, turi gufatanya kurera umwana ko parent, nta kibazo gihari, tumeze neza, nabibaza ko haba harimo ikibazo, hoya nta kibazo gihari, icyo turebaho ni umwana, kandi nkora inshingano zanjye neza, nawe akora inshingano ziwe neza. Tugomba guhura kubw'umwana, tukagira ibyo tuvugana, tukagira ibyo twumvikana, tukagira ibyo tworera umwana, ariko tumeze neza. Yego, ngiye kamfata no mwanya nshimire Trainer, mushimire cyane, wabyaye umwana mwiza cyane, wibarutse umwana mwiza cyane, kandi nkeka ko atari ibintu mubwiriza, nzi neza ko Keza wamushimiye, warakoze cyane, kandi nzi neza ko ugikomeje kumushimira, kuko niba avuga ngo inshingano zawe zikora neza nanjye ngakora izanjye neza, nuko n'ubundi murimo guhuza. Ngiye reka mushimire cyane, uri umuntu w'umusaza cyane, kuko hari akantu yavuze, sinzi niba kibuka, hari akantu yavuze aravuga ngo nahamagaye papa w'umwana kuko ntari nshoboye gutwara imodoka, niwe wangejeje kwa muganga. Abantu badukurikiye nizeye ko mwakumvise. Rero nimukivange mu bintu bya couple man, nimukivange, ntukabone Trainer wenda yavuze ibi ngibi kuri channel runaka cyangwa ku kinyamakuru runaka ngo uhite wumva ngo ni byijana ku ijana, uhite wataka Keza. Nukumve Keza aje kuri Yago TV Show akavuga ibi ngibi ugahita wataka Trainer cyangwa ukajya gutuka Keza. Oya, nimukivange mu bintu by'umugore n'umugabo, nimukivange mu bintu by'umuntu wabyaranye n'undi. Yabaciriye amarenga yabarabuye, arababwira ngo
yaba mujye mwumva neza ikibazo cyanyu ureba n'ikiganiro ntiwumve ibintu umuntu yashatse kuvuga. Hari ahantu keza mu kanya avuze amagambo akomeye avuga ngo ntabwo wakwivanga hagati y'abantu, ntabwo wamenya ibyawe, ntabwo ubuze aho bahurira, ntuzi ibyo baganira, noneho icyongeyeho hajemo igihango gikomeye cyitwa umwana. Ubu ngubu ushobora guca inyuma ukagenda ukabwira ubugambo Trainer akaza akaza ariko kumva runaka yambwiye ukaza ukabwira ubugambo keza bakavuga se Trainer ubu keza ameze gute se gutya na gutya. Ndagira mbabwire ko bashobora kuza kureba umwana ugasanga binganirije